Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye. Mwese tubahaye ikaze nanone muri wa mwanya w'isengesho ifunguro ry'umunsi. Muri kumwe nanjye Evangeliste Rusangiza Jean Dodier bita Kajegerezo. Tubahaye ikaze rero, kandi tubashimiye feedback mugumye kutugaragariza, tugumye kubashimira. Mwe mwarangije gukora subscribe ndetse mukatwereka yuko uyu mwanya dufata wo gusenga muri aya masengesho yuko hari icyo Imana iri kugenda ikora. Iri sengesho ifunguro ry'umunsi, kandi tuzabana namwe uko Imana izadushoboza, kandi uko tuzagumya kurushaho gusengerwa namwe mudusengera ku buryo aya masengesho ahoraho, ndetse n'uburyo bukaboneka bwo kugira ngo turusheho kubikora neza. Tuzagumya natwe dukore uko umwuka wera azadushoboza. Rero turabashimiye kandi turabakunda cyane uko mudahwema natwe kutugaragariza ko mudukunda mukurikira inyigisho dushiraho. Natwe turababwiye ngo turabakunda cyane. Imana ibaduhera umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge, niturangiza nanone dufate uyu mwanya twumve ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo riba rituzinduye. Ijambo ry'Imana niryo riba ritumye tuza kuri izi mikoro kugira ngo tubashe kumva icyo Imana ivugana natwe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Tukweretse uyu mwanya rero, ngwino ubane natwe, tugirire neza. Ijambo ryawe rigwire, kandi ijambo ryawe rikore imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igiye kubana natwe, kandi ukadufasha, kandi ukaduhereza ibisubizo binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twese tuvuge ngo amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ni ibice byaho 21. Ni ijambo rivuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Mu minsi 40 yose Yesu amaze kuzuka yayimaze yiyereka mu buryo butandukanye. Hanyuma rero nahangaha ni ijambo nanone rikomeje kutwereka imirimo n'ibitangaza ndetse na misiyo Yesu yari afite, byatumye atinda iyo misi yose kugira ngo abe arigaragariza abigishwa be. Hanyuma rero tugiye gusoma aho ngaho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 21, ariko turahera ku murongo wa 15. Murongo wa 15, hanyuma niturangiza tugeze 16 twumve icyo Imana ivugana natwe. Haranditse ngo, nuko bamaze kujya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abandi kunkunda? Aramusubiza ati, ye Mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye Mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. 17. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko
aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Imana itugirire neza. Kubera iki Yesu abajije Petero, Simoni Petero mwene Yona, akamubaza ubugira gatatu kose, akamubwira ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Inshuro ya mbere Petero arasubiza ngo, ye mwami, ndagukunda. Arongera aramubaza kabiri, ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Ati, ye mwami wanjye, ndagukunda. Arongera amubaza bwa gatatu, ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Ngo Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu. Kubera iki Yesu amubajije gatatu? Impamvu amubajije gatatu, na Petero amwihakana, yamwihakanye inshuro eshatu. None Petero we ari kubabazwa nuko bamubajije inshuro eshatu, ese urankunda? Ariko ntagazi we uburyo yamwihakanye inshuro eshatu. Yamwihakanye gute? Umwanditsi w'ivanjiri yarabivuze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 22, ku murongo waho wa 56. Petero umva kuntu yamwihakanye nawe inshuro eshatu. Ubwa mbere Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo umuja amubonye yicaye ahabona, aramwitegereza, aravuga ati, n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati, mugore, simuzi. Hashize umwanya muto, undi aramubona, aramubwira ati, nawe uruwo muri bo. Iyo ni inshuro ya kabiri. Petero ati, wa muntu we, sindi uwabo. Ahise yihakana kabiri. Ubwa gatatu rero mugiye kubyumva. Hashize umwanya nk'isaha imwe, mbese ni mufiririzo, undi amuhamiriza abikomeje cyane ati, nukuri n'uyu yari kumwe nawe, kuko ari umunyagalilaya. Ku nshuro ya gatatu Petero nagiye guhakana bya karundura. Petero ati, wa muntu we, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Amwihakanye gatatu kose katamuzi. Yesu aragira ngo yongere agarure urukundo Petero yari yaratakaje. Kandi Yesu aragira ngo yongere amubabarire byiteka. Amubabarire byiteka. Amubwira ati, uko wanyihakanye gatatu, ukwiriye no kubihamya ku nkunda inshuro eshatu, ugahamiriza Satani, ugahamiriza abadayimoni, ugahamya yuko nkunda byiteka. Kandi uwo wihakanye mbere siwe uriho, ahubwo nazutse ndi musha, nazukanye umubiri musha, nazukanye imbaraga nsha, utegetswe kunkunda, kuko kunkunda njyewe harimo imbaraga. Kandi mbibutse neza yuko bavandimwe, urukundo bataruvuga, ahubwo urukundo bararukora. Umuntu nakubwira ngo aragukunda, akabikubwira umwaka ugashira, akakubwira ngo aragukunda ibiri gashira imyaka, atari yagera ni wawe, atari yakugurira n'inshushu,
atari yakugurira na bombo, ndakurahiye abakubesha. Urukundo rujyana n'ibikorwa. Urukundo ntibaruvuga, ahubwo urukundo rujyana n'ibikorwa. Icyo gikorwa cyitwa gutanga. Iyo ukunda umuntu urabigaragaza. Ubundi mu yandi magambo, ntabwo kubwira abantu kubakunda kandi ufite icyo wabakorera cyabereka kubakunda ntabwo biba bihagije. Ubundi ikintu gikonfirima urukundo ni ibikorwa. Ubundi iyo ukunda umuntu abyemezwa n'ibikorwa ugenda umukorera. Udusiripurize ugenda ukorera uwo mwashakanye bituma bigaragaza urukundo umufitiye. Ibikorwa ukorera uwo ukunda bituma akonfirima koko urukundo ko ruhari. Niyo mpamvu Imana nayo yaduhaye urugero, iravuga ngo nguko yakunze abari mu isi cyane, uwo ni Yohana, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni ukuvuga rero Kristo nawe ageze mu isi kugira ngo akonfirime urukundo adukunda. Nawe yatanze ubugingo bwe, yaritanze kugira ngo tubeho. Imana ihimbazwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ngo dukeneye abantu batwereka ko badukunda kurusha abatubwira ko badukunda. Ndashaka kuvuga iki? Niba ukunda umuntu birasaba ngo unabimugaragarize, atari ibyo kumubwira ku magambo gusa, ahubwo gukunda bijyane n'ibikorwa. Kuko n'Imana yaradukunze ibishira mu bikorwa. Yesu aradukunda abishira mu bikorwa, arapfa arazuka, uyu munsi yicaye iburyo bw'Imana Data. Ndagira ngo mbabwire ngo urukundo Kristo yatubwiye dukundana rwa kivandimwe. Nubwo wakunda umuntu, twebwe ni ukugerageza, kuko nta muntu wakunda undi agera ku rugero, agera ku rukundo Kristo yakunze abantu. Kuko Kristo yaradukunze aratwitangira ku musaraba. Ariko nta muntu n'umwe wakwitangira, nta muntu n'umwe wabona bari kugukubita avuga ati nimumureke aba ni njyewe mukubita. Ariko Kristo ibyo byose yarabyemeye, tumuhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Uzumva abantu barimo bakabya bavuga ngo unyanze, ngo napfa, ngo nyine, ngo narangira. Ibyo uko nugukabya, uko namashengo, ntago ari byo. Ibyo ngibyo urabesha. Nta muntu wakwanga ngo upfe, nta muntu wakwanga ngo uve mu mwuka. Ibyo ni ukubesha. Kandi nubwo umugabo wawe yagukunda ntiyakwitangira, nubwo umugore wawe yagukunda ntiyakwitangira. Arakureka amakosa yawe ukayabazwa, arakureka ibyaha byawe ukabibazwa. Ariko Kristo, haleluya, kubw'urukundo yadukunze, yaremeye ibyaha byacu arabibazwa, amakosa yacu arayababarizwa. Eni talawaze kotra eleha. Uwiteka ahimbazwe. Ndagira ngo mbabwire ngo kuva isi yaremwa, mu matangazo yose numvishije, muyanyuzeho nazanyuraho, ntabwo muzigera mwumva itangazo rivuga ngo turaranga umurambo wishwe n'urukundo mu bitaro runaka. Oya, ahubwo bavuga ngo yishwe n'indwara, yishwe n'impanuka. Ariko kuva isi yaremwa hari umugabo ngo utangarije, hari umugabo udasanzwe, hari umugabo wadukunze. Kristo wenyine niwe wishwe n'urukundo. Kubera urukundo aremera arapfa, aremera arahambwa. Kristo niwe wishwe n'urukundo. Cyo mukundira nuko ataheranywe n'urupfu, yarazutse. Nimumuhereze icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Kristo rero niwe mukunzi mwiza, kandi Kristo niwe rukundo. Imana ihimbaza. Haleluya. Kandi ubwikunda umwana wayo
nge ni kwingunda ntakwiriye, ntari umugome ukwima Yesu wambambiwe ku musaraba. Mubo yacungu jayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo rukwiza mw'isi yose. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Mana uranzi kandi wowe uranzirikana. Oh, Mana uranzi kandi wowe uranzirikana. Mukunzi wanjye unyitaho, ntekerezaho wansize, ko wansize mw'icumbi, wasize uvuze kugiye kunteguriraho kuzaba mu munezero mwinshi. Nzarwana intambara nyinshi, nzarinda ibyo kwizera, kugeza ubwo nzabona uwankuye akomeye. Mukunzi uzaza ryarise, kababisha bangoba, ariko mfite umukunzi umenyera ubuzima. Haleluya! Imana ishimwe. Duhitemo umukunzi utumenyera ubuzima. Duhitemo umukunzi utumenyera ubuzima. Imana ishimwe. Uwo ni Yesu. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe, ari mu mutima. Imana ishimwe. Haleluya! Naje kukubwira ngo Yesu aragukunda. Yesu aradukunda. Haleluya! Yesu aradukunda. Yesu aragukunda. Uko wansanze, uko niko wankunze, ubu numva nisanze, uri mwiza Yesu we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu we. Oh, haleluya! Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus. I love you Jesus, nagupenda sana. Mana y'imbaraga nyinshi cyane. Ela totika la wazo pifo ela draw. Turagushimiye, uri Imana ifite imbaraga. Zina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu, uradukunda. Kunda ababyeyi, ukunda abagabo, ukunda abasore, ukunda abakobwa. Kubw'urukundo wadukunze, waremeye. Oh, wemera kubambwa, ariko ntiwaheranwa n'urupfu. Turaririmba intsinzi yabera kutaheranwe n'urupfu. Uri muzima, uri muzima, uri muzima, warazutse. Ola sikodra elemadro efo. Oh, muri izo mbaraga wazukanye, niyo mpamvu dusenze ngo kora imirimo n'ibitangaza. Zura abo Satani yishe, zura abo Satani yiciye mu byaha, zura abo Satani atwaje igitugu, zura abapfiriye mu rwarwa, zura abapfiriye mu busambanyi, zura abapfiriye mu bapfumu, zura abapfiriye mu byaha. Kristo aragukunda, Kristo aragukunda, Kristo aragukunda. Yiteguye kuguha amahoro, yiteguye kukuzura, yiteguye kukwambika umwambaro w'abana b'Imana. Ukera de, kuko ari Imana y'urukundo. Urakoze Yesu, urakoze Kristo, cyubahiro ni cyawe. Ganzo
wategetse kandi icyo wagambiriye uragikoze ng'Imana. Dusabye bikeya kandi byinshi komeje kubikora, kandi tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Twese haleluya. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana iguhereze icyo umutima wawe urimo usaba, kandi Imana igumye ikwambika imbaraga zo gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.